byanditswe byera mu Ivanjili ya Yohana igice 14:6 Yesu yavuze amagambo akomeye yaje guteza impaka ati ni ngenzi y'ukuri n'ubugingo nta muntu ugera kwa data atanyuze kuri njye. Hari amagambo cyangwa ibibazo iyo umuntu abyumvishe imagari ku mutima, ibibazo bituma abantu batuza bagaceceka kuko bumva ko bibaza ari nko gukora icyaha gikomeye cyane. Kimwe muri ibyo bibazo bikomeye cyane ni iki: ese Yesu ni umwana w'Imana ya Isirayeli cyangwa n'indi mana yaje gusenya Imana ya kera, Imana nyine yitwa Uwiteka, Yehova, Uhoraho n'andi mazina menshi cyane? Iki si ikibazo cyo gupfobya imyemerere cyangwa gucira abantu urubanza, ni ikibazo cy'ubwenge cyuzuye ibimenyetso byinshi byatuma umuntu ashidikanya ku byo Bibiliya ivuga ko Yesu ari umwana w'Imana nzima, Uwiteka, igitare. Iki ni ikibazo kijyanye n'ibibazo bibiri: ese Imana iboneka mu buryo bumwe gusa cyangwa hari imbaraga ebyiri zitandukanye? Imana itavogerwa, itababarira, igendera ku mategeko akakaye cyane, hamwe n'Imana y'urukundo, imbabazi, icisha bugufi kandi itivanga mu bintu by'abantu. Iyo ubajije abemera Imana ikibazo kijya kiti: ese ko Yesu yaje ahindura ibintu byinshi, akaga isabato, ibyo kurya Imana yaziraga we akabizirura ndetse n'ibindi byinshi, benshi bahita bavuga ko ari Imana imwe ahubwo ihindura uburyo bwo gukorana n'abantu, ariko abandi bakavuga ko atari ihinduka ahubwo ari Imana ebyiri zari zihanganye, intambara y'Imana ebyiri, imwe y'ubutabera bukomeye n'indi y'urukundo n'imbabazi. Ariko iyi si inkuru y'amadini cyangwa amagambo ya padiri n'ababishopu bashaka indonke, ni inkuru y'ukuri y'amateka y'imyumvire y'abantu bashaka gusobanukirwa Imana koko. Nk'ibisanzwe bisamuka ikidabure, kandi uyu munsi tugiye gusesengura ibintu abantu benshi batekereza ariko batinya kubivugaho ngo batitwa abahakanamana. Tugiye kugenda ingingo ku ngingo kugeza tubonye ukuri nyako. Iyi ni Samuka Official, kosa baswa bizabicirwa n'ibiganiro nk'ibi byo kumenya ukuri. Imyaka 2000 ishize hari umuhanga witwa Marcion. Uyu mugabo yari mu bantu ba mbere batinyutse kuva ku kintu cyari gitinyitse cyane muri icyo gihe, ko Imana ya Isirayeli itandukanye n'Imana Yesu yavugaga, kandi akavuga ko ari yamutumye. Marcion yaravuze ati: Imana ya kera ni Imana y'ubutabera butagira imbabazi, itegeka kugaba ibitero, ikunda intambara, ibwira abantu kwica no gushyiraho ibihano bikomeye cyane ku barenga ku mategeko yayo. Ariko Imana ya Yesu ni Imana y'urukundo, y'imbabazi, itarwana, itagendera ku mategeko ahubwo igendera ku mwuka. Kuri we Yesu ntiyaje gukomeza amategeko nk'uko benshi babyizeraga, ahubwo yaje kuyasenya, azana amatwara mashya y'imbabazi n'ubwisanzure n'ubwiyunge. Mu gihe abemeye icyo gihe barwanaga bavuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana ya Isirayeli, bakavuga bati Imana ya kera niyo data wa Yesu. Ariko yarasubizaga ati: oya, Yesu ntabwo yaturutse ku Mana ya Isirayeli, ahubwo yaturutse ku Mana yo hejuru, atari mu byanditswe bya Mose. Aha niho havutse igitekerezo gikomeye cyane cyiswe intambara y'Imana ebyiri. Si intambara y'intwaro ahubwo ni intambara y'imyumvire hagati y'amategeko n'urukundo, hagati y'ubutabera bukomeye n'ubwiyunge. Abahanga mu bitekerezo nabo babyinjiyemo, ntabwo Marcion yari wenyine. Abahanga mu bitekerezo nka Aristote, Plato ndetse n'abandi banditsi ba mbere ba Kiliziya bashatse gusobanura Imana mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bw'imitekerereze. Aristote mu nyandiko ze yavuze ko Imana nyayo ari umwuka w'igitangaza, udahinduka, udahora kandi utivanga mu bintu by'abantu. Iyo Mana nk'uko Aristote yabivugaga ntiyashoboraga gutegeka kwica, kwihorera cyangwa gusaba ibitambo. Ni Imana ngiri hejuru y'ibintu byose, itagira amarangamutima y'umujinya cyangwa uburakari. Ariko iyo dusoma mu Isezerano rya kera tubona Imana ivuga iti: mwirukane abanyakanani, mubarimbure, musenye ibicaniro byabo, mutemagure indogobe zabo, kandi ntimuzababarire abana babo bato. Aya magambo yatumye abahanga benshi bibaza bati: ese Imana ivuga ibi iyo Mana yo mu rwego rwo hejuru cyangwa n'imbaraga y'isi ishishikajwe no gutegeka no kwigarurira abantu? Bamwe bavuze ko Imana ya Isirayeli ari imbaraga y'isi ifite ububasha n'uburakari, ko naho Imana ya Yesu ari Imana yo mu rwego rwo hejuru, Imana y'urukundo n'imbabazi kandi y'ukuri. Yesu rero yabonwaga nk'umucunguzi woherejwe n'iyo Mana yo hejuru kugira ngo akize abantu mu bubata bw'itegeko, amarangamutima n'uburakari bw'iyo Mana y'isi. Nk'uko umucyo waza mu mwijima ugatangaza uti ibi by'amategeko birahagije, ubu rero abantu bagendere ku rukundo, ku mbabazi n'ubwiyunge. Ibihe byo kwihorera no gushyiraho ibihano bikakaye birarangiye. Reka twitegereze ibintu Yesu yakoze, turi mu maso y'abashaka kureba kure, abashaka gusobanukirwa aho kwemera gusa ibyo tubwiwe. Icya mbere ni uburyo Yesu yakiriwe muri Egiputa. Igihugu cya Egiputa cyari kimwe mu bihugu Imana ya Isirayeli yarabujije Abisirayeli kujyamo. Mu mateka ya kera Egiputa yabonaga nk'igihugu cy'ibigirwamana, cy'amayobera n'ubupfapfa bw'abapagani.
ariko se ni iki gituma Yesu abo benshi bavuga ko ari umwana w'Imana ya Isirayeli yajyanywe muri Egiputa akiri umwana kandi ntihagire ikibazo kibaho? Ababyeyi be Mariya na Yosefu bamujyanye kugira ngo bamurinde, kandi Bibiliya ubwayo ivuga ko yagarutse akiri umwana muto cyane. Nubwo Yesu atigeze abwiriza muri Egiputa, icyo gikorwa cyo kujyayo ubwacyo cyahishuraga isano idasanzwe hagati y'imbaraga z'Imana nshya n'isi yazwi nk'ibigirwamana. Icya kabiri, Yesu yasenze agira ati, Mana yanjye, Mana yanjye, iki gituma untererana? Aha amagambo ya Yesu atangaje cyane. Imana ya Isirayeli yigeze kuvuga ati, sinzatererana ngo wiringire izina ryanjye. Ariko Yesu mu buryo bwe bukomeye cyane yavuze ko yatereranywe n'iyo Mana. Abahanga bamwe bavuga ko Yesu yashyikirizaga ububabare bwe ku Mana yo hejuru, atari Imana y'amategeko n'amarangamutima, ahubwo Imana yo mu rwego rwo hejuru, imbabazi n'urukundo. Ibi bishobora gusobanurwa ko Yesu yakoraga ku bubasha bw'indi Mana, atari Imana ya Isirayeli, ahubwo ari Imana yo hejuru, umwami wo mu ijuru ryisumbuyeho. Icya gatatu, Yesu yavuze amagambo akomeye cyane ati, ntihazasigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi. Aya ni amagambo yavugiwe ku rusengero rwa Yerusalemu, urusengero rw'Imana ya Isirayeli. Iyi Mana yari yategetse Abisirayeli ngo barwubake nk'ahantu hera, aho izina ryayo rizatura. Ariko Yesu mu magambo ye avuga ko urwo rusengero ruzasenyuka. Aha harimo ubutumwa bukomeye cyane ko igihe cy'amasengesho n'amategeko kirangiye, ko hagomba kuza ubundi bwami bushya bw'Imana bushya, Imana y'urukundo n'ubwiyunge, y'imbaraga z'umwuka, aho ibuye ry'urukuta ridafite agaciro kuri yo. Yesu asa n'uwavugaga ati, igihe cy'amategeko kirarangiye, igihe cy'umwuka kiratangiye. Ikindi kimenyetso gikomeye ni uburyo Yesu yahinduye amategeko. Imana ya kera yaravuze iti, ijisho risimbuzwa irindi, ariko Yesu yaravuze ati, nimukunde abanzi banyu. Aha tubona ko Yesu yakuyeho amategeko yo kwihorera agashyiraho amategeko y'ubwiyunge. Imana ya kera yaragize iti, ntugakore ku isabato, ariko Yesu yaravuze ati, umwana w'umuntu niwe utwara isabato. Nta muntu n'umwe washoboraga kuvuga ibi atari Imana ifite ububasha burenze yategetse ayo mategeko. Imana ya kera yagize iti, ntukarye ibyanduye, ariko Yesu yaravuze ati, ibyinjira mu muntu ntibimwanduza, ahubwo ibiva mu mutima we nibyo bimwanduza. Ibi ni ubutumwa bwo bwerekana ko umuntu akweza Imana ishaka n'umutima we, atari ko yariye ibintu runaka. Yesu rero ntiyaje gutegura itegeko rishya gusa, ahubwo yaje gusenya no guhindura ubwenge bw'abantu kugira ngo batinde ku mutima kuruta amategeko. Ibi byose byasobanurwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, Yesu yari afite ububasha bw'Imana ariko itandukanye n'Imana ya Isirayeli. Uburyo bwa kabiri, iyo Mana nshya yaje kureka amategeko, ishyira imbere mu mutima n'ubwisanzure. Mu gihe Yesu yapfiraga ku musaraba, Bibiliya ivuga ko umwenda wo ku rusengero watanyutsemo kabiri, ukigaburamo kabiri. Ariko si ibyo bintu bisobanura iki mu buryo bw'imyumvire? Mu rusengero rwa kera ubundi, uwo mwenda watandukanyaga abantu n'ahantu hitwaga hera cyane, aho bavugaga ko Imana itura. Nta muntu wari wemerewe kuhagera uretse umutambyi mukuru rimwe mu mwaka. Ariko ubwo uwo mwenda watandukanywaga, byasobanuraga ko Yesu yarakuyeho ibintu abantu bitaga ko ari ibizira, mbega byasaga nk'aho Imana ya Isirayeli itsinzwe. Nyuma y'igihe gito Yesu apfuye, havutse itsinda ry'abantu bavugaga ko bafite umutima wuzuye ubwenge. Iryo tsinda ry'abantu ryaje kwitwa abaginosi. Abo bantu bavugaga ko isi yaremwe n'imbaraga zo hasi, Imana y'isi ifite umujinya, ikunda intambara. Ariko ko Yesu we yaturukaga ku Mana yo hejuru, Imana y'ukuri n'urukundo, idashishikajwe n'ubuyobozi. Bavugaga ko Yesu yaje kuburira abantu, akabereka ko hari Imana irenze iyo bari basanzwe bazi, Imana itagendera ku mategeko, ahubwo igendera ku kumenya n'urumuri n'ubwenge no koroherana. Kuri bo, Yesu ntiyapfiriye ku musaraba, ahubwo yapfiriye kugira ngo akureho imiyoborere y'Imana y'isi, afungure amaso y'abantu babone urumuri rw'ukuri. Ibi nibyo byaje gutera abantu urujijo. Bamwe bakemeza ko kuza kwa Yesu byari intambara z'Imana ebyiri zitandukanye mu mico. Hari aho Yesu yavuze amagambo asenya Imana ya kera, hari aho Yesu yabwiye abigishwa bati, nta mugera ku Mana Data atanyuze kuri njye. Aha Yesu ntiyarimo avuga Data wa Isirayeli, ahubwo yavugaga ku Mana yo hejuru, Imana itagerwaho n'amategeko, ahubwo igerwaho n'amafunguro y'umutima. Yesu kandi yaravuze ati, ndababwira ukuri, Mose yabaye ibyo kurya mu butayu, ariko si Imana yabibahaye, njye uzabaha ibyo kurya by'ubugingo. Ibi nabyo ni amagambo akomeye cyane mu gihe cye, kuko yavugaga ko yisumbuye ku Mana y'amategeko ya Mose, agashyiraho uburyo bushya bwo gusobanukirwa ubugingo. Yesu yaje gukuraho amategeko yerekana Imana y'urukundo, asiga atanze ubutumwa bw'uko hari indi Mana yindi idasaba amategeko n'ibitambo ngo uyegere, ahubwo isaba umutima umenetse, wiyoroshya, ugira impuhwe kandi wegerana n'abandi. None si byose bituma tumenya iki? Bidusigira ko kuva kera
abantu bahoraga bashakisha uburyo bwo gusobanura icyitwa igitambo cy'icungu, ariko ntibahurize ku buryo bumwe bwo kugisobanura. Bamwe bavuga ko Yesu yari aje gukomeza amategeko, abandi bakavuga ko Yesu ahubwo yaje kuyasenya agashyira ahaye y'urukundo no koroherana, agatangiza ubundi buryo bushya bwo gushyikirana n'indi Mana yo mu rwego rwo hejuru rutandukanye n'urwego rwo hasi Imana ya Isirayeli iriho. Waba wemera ko Yesu yaje kugaragaza indi Mana yo ku rwego rwo hejuru cyangwa utayemera, urukundo, imbabazi n'ukuri nibyo dukwiye gukurikirana. Yesu yagaragaje ko Imana atari y'umujinya, kwica no kwegera bifashishije amategeko, ahubwo ko abayegera arabifashishije umutima umenetse ufite impuhwe n'urukundo. Ntabwo dukwiye gucira urubanza abafite imyumvire itandukanye n'iyacu, kuko nabo bafite inzira yabo kandi ku ruhande rwabo bumva ko ari ukuri. Niba ukunda kuganira ku bitekerezo nk'ibi bikubwira ukuri mu buryo butari busanzwe, turasubscribe kuri Sam Kiki Official kugira ngo tuzacikanwa n'ibiganiro nk'ibi by'ukuri, by'ubwenge n'ubusesenguzi. Niba wemera Imana, ndagushimira ku kwizera kwawe. Niba utayemera, ndagushimira ku kubaza no gushakisha ukuri, kuko mu by'ukuri ukwemera n'ubwenge byose biganisha ku Mana imwe, Imana y'ukuri nyine. Mwakoze cyane, murakarama.